COVID-19 ikomeje guhagarika ubuzima bw'abantu bugiye butandukanye, ariko bamwe mu baturage batangaza byinshi bigiye bitandukanye kuko tugiye kumara hafi ibyumweru 2 mu ngamba zafashwe na leta, abaturage baguma mu rugo, abandi baguma bugufi imiryango yabo, ndetse n'ingendo zigiye zitandukanye zihagarikwa zitari ingendo zikenewe za hato na hato. Ubuzima bw'abantu benshi bakomeza kugenda bagaragaza ko bwagiye buhagarara. Mu kagari ka Gasanze ni mu murenge wa Nduba, turi ku mugezi uzwi nka Nyakariba. Hari imbaga nyamwinshi y'abaje kuvoma, inzego z'umutekano zirimo kubashyira ku murongo, abaturage bahana hagati y'umwe n'undi intera ya metero 1. Uyu mugezi warufatiye runini abatari bake kuko bavomaga nk'akazi kabo ka buri munsi. Irishoboka kimwe cyuko ko bakubwiye ko twazana tukavoma aya mazi tukayashyira abakire bakabona ku kwezi bakaba baguha amafaranga ugashobora kuba wahaha abana bakarya ukagura n'isabune ndetse ukanakora. Tuba no mu mazu dukodesha ayo mafaranga bakoragamo ukaba wabasha kwishyura nyir'inzu mutagira ibibazo. Ariko muri iyi minsi rwose birakaze aho bahagarikiye abantu gukora uburyo bwo kwirinda iki cyorezo kitari kibangamiye isi twese twenyine mu ubwo gukora ibintu byo gukora birahagaze n'amafaranga tubona. Ikigeretseho kimwe muri ibyo, turashonje bishoboka. Ikintu tugiye kuzira mu murenge wa Nduba, turashonje bishoboka. Kandi ikindi kintu twumva bavuga ko bagiye kuzajya bafasha aba bantu bashonje, ntabyo tubona. Naho bari kwandika bari kugendera ku byiciro, hari umuntu babaye icyiciro cya 3 ndetse n'icya 4, icyo cyiciro atagikwiriye. Ese niba ajya kwandika uwo mu cyiciro cya 2, ikibazo dufite nicyo, turi kujya mu mazu nk'ubu nindangiza kuvoma aya mazi ndahatereka mu rugo, kuko hari igihe n'indi umuntu akampamagara ati ese hari amazi ufite yo kugurisha, iyo ntamubonye njya mu nzu nkaburara n'abana nkaryama. Nk'ejo bundi twarabwire turabura none ikindi kibazo ngenda nari nafite nko ku giti cyane. Mfite umwana ufite ikibazo cy'ubumuga arangije imyaka 4 mu nzu, abaryamye hasi murera ngenyine, isa kimara kubona ikibazo kibaye yarigendeye. None nafataga amata, nayo mata baduherezaga yarahagaze ntahagira gute ntahagice. Ubwo no kuvuga ko ntabonye umuntu ungurira injerekani y'amazi anteze igiceri cy'ijana, ushobora kujya mu nzu kukaryama. Ni amata mwafataga nk'abafite ubumuga bw'ubuzima? Ni amata twafata mu bantu bari mu mirire mibi. Ubwo nabo bamubaze yaje mu bari mu mirire mibi kuko aratakagira cyane. Kuva icyo gihe turangije ibyumweru 2 abana badashobora kubona amazi yo kunywa. Ariko nayo ku muhanda yaratambuka kubera ko bavuga ko ibiryo sinabiravugwa ni ngombwa, cyangwa se ibiryo ntabwo byahagaritswe, amamodoka ahaha agemura ibiryo n'abantu abacunga nabo ntabwo bahagaze. Wenda ikibazo gihari n'ubushobozi bw'abushobozi. Ikibazo ni amafaranga, ibiryo birahari ariko ikibazo ni amafaranga. Tuyakure tukorere ntaho kwekora amafaranga, n'abakire dukora ntaho bayakora, tuzati nta mafaranga dufite, akazi karahagaze. Hanyuma muri iki gihe ubona nk'uko babivugaga, ubona haramutse bibaye ngombwa ko iminsi yiyongera y'akaga, ubona ni iki cyumva leta yakora kugira ngo byibuze ubuzima bw'abaturarwanda bukomeze kubaho iminsi y'icumi? Ese ikintu ngiye mbona leta yakora, si ukuvuga ko igihugu turimo tukiyobewe, si uko igihugu cy'u Rwanda gikize cyane, ntikinakenye cyane, kuko ntabona n'igihugu cy'u Rwanda ari abantu basabiriza. Ngiye mbona mu icyo bakora mu bushobozi nyakubahwa perezida yaba afite, bakadufashije bikamanuka bikajya mu nzego zo hasi, bakajya bareba umuntu mu mudugudu akavuga ati byibuze mu mudugudu. Tetetire ko bigiye no mu masibo byaba byiza, kuko ubu ngubu byagenze neza, bagiye bakata amasibo kuko ikibazo gihera mu masibo. Abayobozi b'amasibo bakavuga ngo mu mudugudu mu isibo yacu twari tuzi ko runaka afite ikibazo kinini, babyaga bavuye hanze, wenda bakanika akavuga ati wenda muri iyo nkunga barimo bateganya aba bantu ubwo turabagenera ko kugeza ubwo babaho gutya. Ntabwo abanyarwanda tubereho gushyira, kandi namuze kuko tubizi ko aradukunda. Ibi bintu yakoze byo gukumira ngo umuntu agume mu nzu, habeho kandagira ukarabe, umuntu agira isuku, ni byiza, ni na byiza cyane. Izi ngamba bafashe ni nziza kuko biratuma kuko iki cyorezo uko bwije n'uko bukeye abarwayi barushaho kugenda biyongera. Kandi buteye ko mu Rwanda ho turacyanafite amahirwe, ibindi bihugu abantu barapfuye barashize, mu Rwanda ndafite amahirwe ko nta muntu n'umwe urapfa. Niyo tunakurikiye amakuru batubwira yuko n'abariyo uwabimenye akipimisha kare, ko n'abariyo babitaho ko bagize gute, ko barimo boroha. Ahubwo twumvaga ko n'abambere bakize bagiye gusubizwa mu ngo. Ni byiza rwose. Hanyuma umukire n'umukene kuri ubu uramubona gute? Urabibona gute ushize mu nyurabwenge zawe? Kuri ubu hari umukire uhari, hari umukene uhari? Bari hari umukene, none se ibintu bijya gutangira
batangira babivuga wabonaga nk'umukire nk'umuntu w'umukire wishoboye ufite igipangu kiriya aguze imifuka 2 y'umuceri yishyize mu nzu kuko arabimenye amenya ko bize gufite amafaranga baba bafite ku mabanki arabikuza arahaha bishyira mu nzu igipangu cyarakinga kuko yakomeje kugira gute kwirinda ariko njyewe urimo hari inyuma ntari kumenya ibyambayeho ntiwanakomanga ngo agukingure muri iki gihe atuzanye coronavirus turatwanduza n'aya mazi yajyana ahantu urayatereka wamara kuyatereka bazana isabune bakabanza gukoza injerekani kugira ngo bagire gute birinde icyo cyorezo ese azashobora kubwira umwana ngo muhibike cyangwa ukoze ngo ntibaguhe ibiryo bazabona ko n'ubundi uzanye icyo cyorezo gusa abakene abatari bishoboye twajyaga tuvuye hanze turahagoye rwose ariko ntacyo tuzaba kubera ko wigeze gukomoza ku kantu ko kuvuga ngo hari abarimo kwandikwa bazagenda bagaburirwa cyangwa se bazagenda bahabwa ese kuko mu midugudu birimo gukorwa mu murenge wacu abantu babangiye ni mu mudugudu w'Akagarama Kagari ni Gasanze ntabyo ndabona ejo naragiyemo naringiye umuntu ngo atuze mu ikiro cy'umuceri muri famiyo bazabatsinda nge nabonye zabatsinda mu murenge wa Kinyinya bari guhahira abaturage babo ariko muri uwo murenge wa Nduba no mu Kagari ka Gasanze ntabyo ndabona twebwe ntabyo turabona nk'ubu akadobo k'amakara kari ku mafaranga 600 nkubwije ukuri niyo wabibona ushobora kubirarana ugeze gute ubiruza umufuka w'amakara ugeze kuri 17 nabwo amakara y'igihoro none ikintu kidutangaza n'aba bantu bacuruza amakara babonye iki cyorezo kibaye amakara barazamuye kurenza ibihaho uretse si uko wenda hari ikibazo gikomeye cy'uko batarimo kubasha kubona ibyo bacuruza abacuruza amakara uretse nimba ikibazo ko haje icyorezo cy'indwara n'icyorezo cy'amakara cyaraje urumva ni ikibazo wababona ko icyorezo kije ariko bashaka kuduteza inzara na twa duke twabonye ntabwo dushobora kubona uko tugira gute twese ntidufite ubushobozi bwa gaze nanashobora kugira ngo amakara y'igitanu nkaza ngateka tukajya gute tukajya nabona n'iyo fu y'igikoma nashigisha agakoma tukanywa ariko ubu ntibikinashoboka ushobora kuba mfite ifu y'igikoma mu nzu nkayirarana inzara nkanayirirwana kuko nabuze aho ngira gute hahira amakara kuko nta n'ubushobozi bw'ubuyobozi ngaho gira ikintu wisabira perezida wa repubulika njyewe ikintu nakisabira umubyeyi n'ubundi atubamo ari umubyeyi ikintu yadufasha nkatwe rubanda rugufi bose bakandika batarebeye ku byiciro nibaza kuvuga ngo umuntu wo mu cyiciro cya mbere cyangwa icyiciro cya kabiri babiri bari bufashe baba bagize bahera ku byiciro buriya n'abayobozi b'imidugudu barazi ngo umuturage runaka bamuha iki cyiciro atagikwiriye barebe uko umuntu ameze cyane cyane twongere tugende ku bamotari nk'abamotari abenshi baryaga baguye umuhanda n'umumotari ufite abana 3 mu mujyi wa Kigali n'umugore ese ko iyo moto ihagaze akora bikigomba akajya umugore amuhaha n'ishyura inzu ubu barabahura ikintu namusobanurira badufashe baturwanye bukeya duhari badufasaranganya nk'abanyarwanda tere mbuharenganira. Nubwo aba baturage bavuga gutya ariko banashimira ubuyobozi kuba bwarafatiye mu maguru mashya bugashyiraho ingamba z'iki cyorezo kitarakwira hose. Nubwo bavuga ko imibereho itarimo kubabera myiza ku ruhande rw'abacuruzi, nabo bavuga ko hari impinduka nyinshi bagenda bahura nazo muri kano kazi barimo kugenda bakora. Nubwo bamwe muri aba bacuruzi kandi bagaragaza impungenge z'uko kwandura kwabo byoroshye kubera ko abo baha serivisi baba baturutse mu bice bitandukanye bya Kigali. Natwe rero nubwo tuba twaje nk'ibi byo gucuruza ariko natwe tuza dufite ubwoba bitewe n'abantu tugomeza tubonana nabo ko natwe byatugiraho ingaruka, ahubwo twe tukaba twabona icyo twasaba nka leta byibuze habayeho uburyo babona nka buri muryango babona uburyo wabaho udasohotse. Dushimimana Daniel uri umucuruzi, by'umwihariko nawe uri umwe mu bafite ingamba zo kurwanya coronavirus nk'umucuruzi. Ubona iki cyorezo cya coronavirus kugira ngo tugikumire mu banyarwanda nkamwe mu bifitemo ingamba ndetse munabifite mu nshingano, ni igiki cyakorwa? Kugira ngo tugikumire kurushaho nuko tugomba kubahiriza amabwiriza atangwa n'inzego z'ubuyobozi, harimo ariya ya Minisitiri w'Intebe yavuze, harimo ya Minisitiri w'Ubuzima ndetse n'inzego z'ibanze, ibyo dushishikariza gukora. Hanyuma tujye noneho ku bukungu. Ubona uko mwacuruzaga kera n'ubu ngubu
tugereranyiriza utubwire hari impinduka zaba zarabayemo cyangwa biracyari uko byari bisanzwe? Impinduka bagitangaza ko haje coronavirus mu Rwanda, kigaragara cyo abantu barahashye ku buryo bushoboka, hari abatwaye ibintu bajya kudepa mu mago byinshi cyane, ariko nyuma y'uko uko biri kugenda birushaho gukara niko muvuma z'abantu ziri kugenda zigabanuka, abahaha bagenda baba bakeya. Hanyuma ubona hari abaturage twagiye tuganira bakataka inzara, ubona koko kuba hari ingano runaka iminsi turimo, ubona nawe ari mibi koko cyane kuruta uko twari guha icyuho indwara ikaza ikatumara? Mu by'ukuri ntabwo twaha icyuho ngo indwara itumare, ariko nanone ntabwo twakwirengagiza ko abanyarwanda benshi harimo rubanda rugufi y'abakennye, kandi nk'inaha i Gasanze abantu benshi batunzwe n'uko baba bagiye mu kazi ka buri munsi guca inshuro. Umuntu usanga niba agiye agakorera 1000 rimwe na rimwe haha bikanga no kuvamo. Niyo mpamvu rero usanga bafite ubwoba, bamwe bari kuvuga bati batureke dutahe iwacu mu byaro baturuka mu ntara, ariko nyine biragoye cyane ubuzima, bari bafite ubwoba bwinshi. N'abahashye ibintu abenshi bagiye baha ibintu bikeya, kereka bakire cyane bafite amamodoka nibo bagiye baha ibintu byinshi bakajya gudepa mu mago, wenda akavuga ati mpashye ibintu bizamaze ukwezi, amezi 2, amezi 3. Ariko bano bantu abayede, abafundi n'abandi bantu bose bakoraga mu gakinjiro, abamotari, abanyonzi, ubuzima buragoye muri iyi minsi. Hanyuma turamutse muri za ngamba zikomeje gufatwa, biramutse byiyongere byiza tukava ku byumweru 2 bikagera ku kwezi, impinduka nkayo nk'umucuruzi ubona zabaho zaba ari izihe? Bigeze ku kwezi ntange ngewe icyo byangiraho ingaruka kugeza na n'ubu ngubu, no kubona ikintu ucuruza biragoye. Byonyine deplacement kugira ngo uturuke aha ngaha wagera nibatsinda kureba wenda nk'imari biragoye, cyangwa kujya na Nyabugogo, kuko kubona ntiwabona moto utega kugeza Nyabugogo n'imodoka biragoye. Na bandi bagiye bahaha utuntu duto urabona ntago wafata umufuka wa kawunga biro 5 wari ufite udufaranga ducya yizigamye, ntago azawurya ukwezi. Ibyo byumweru 3 nibishira ubuzima buzaba bugoye. Kuri ubu noneho kugera kuri banke ushaka 30 baragwa 15,000. Izi mpinduka zirazibona gute? Izo mpinduka nkatwe wenda nk'abacuruzi, abantu basanzwe bizigama muri banke bagakunje kureba, kuko abantu nibabura ibyo kurya bizaba bigoye. Wenda barebye nko ku baturage bashaka guhaha, bo bashobora kubaho nk'ayo mafaranga makeya, ariko nk'umucuruzi wenda wari wekeneye agira garangura abana ibitunga rubanda, bagakwiye wo kumworohereza amafaranga yari afitemo bakayamuha yose akajya kurangura ibintu, cyangwa se hagira nubwo tuzi wenda ndi wagiye kizagera imodoka zikajya zituzanira ibintu aho dukorera, akabasha kwishyura mu buryo bworoshye. Hanyuma inama ugira abaturarwanda muri rusange ni izihe? Inama nabagira ni ugukurikiza amabwiriza yagenwe na leta yo gusigamo metero hagati y'umuntu n'undi, yo gukaraba kenshi buri bishoboka ku munsi, no kwirinda kujya ahantu hari abantu benshi nk'uko leta ibidusaba. Ikibazo cya nyuma nibariza cyangwa icyifuzo cya nyuma nibariza kuri ubu ngubu ni igice ushima nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ni igice umusaba muri kino gihe turimo kandi nk'umubyeyi w'abanyarwanda? Ibyo namusaba ni byinshi, ariko wenda iby'ingenzi nuko wenda yareba bano bantu bigoye kubaho bakoraga ku munsi, bakaba bareba niba hari nk'ikigega wenda cyaba gihari cyagoboka abantu, nko kuno bajyaga bagoboka abantu habaye ibiza amazu yahagurutse, bakaba bareba uko wenda basaranganya buri muturage akagira akantu bamuha ko kurya kugira ngo abashe kuguma mu rugo ye kujya gushakisha akazi kandi bidashoboka. Urakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Niyonkuru Jean Claude, ndi umwajenti wa MTN hano i Gasanze. Tugusanze ahangaha hari impinduka nyuma y'uko habayeho kano kato ko kurwanya COVID-19. Kuri ubu ngubu mwebwe mubona ari izihe mpinduka zabayeho? Urebye no mu kazi kacu hagaragayemo impinduka, kuko ku kijyanye n'abakiriya baragabanutse cyane. Baragabanutse cyane kuko hari igihe mu minsi yashize twebwe hari icyo twita umufuragiro, twashobora gukora nk'ibihumbi 3,500 cyangwa 4,000, ariko aka kanya turimo turakora muri 2,500 gutyo. Urumva ko impinduka zagaragaye. Kuba noneho kuba MTN cyangwa se amasosiyete y'itumanaho yarashyizeho ikintu cyo kuvuga ngo kohererezanya amafaranga ni ubuntu, mubona hari ingaruka byaba byarateje
nubwo biri mu ngamba zo kugira ngo turusheho gukomeza kugenda dukumira kino cyorezo? Ku ruhande rumwe hari ingaruka byateje, ariko nanone ku rundi ruhande hari ikintu kizima byatanze. biba ngo nimba bavuze iryahererekanya ry'amafaranga barigabanye, yego twebwe abaejenti ntabwo twabyishimiye cyane, kuko hari igihe aho twoherezaga ari twakoraga ayo kuba twakoresha ku munsi, ariko nanone ntabwo twabura kubyishimira kubera yuko twese turi abanyarwanda kandi twagomba kwirinda icyo cyorezo. Hanyuma ni izihe ngamba mwebwe mufite mu kugira ngo murusheho gukumira icyo cyorezo? Izo ngamba dukurikiza n'undi nama n'amasosiyete agenda tugira, cyane cyane MTN ibitwohereza ama SMS itubwira ko tugomba gucuruza twambaye amaga, tukambara amaga n'abakiriye tukabashyiramo metero nk'uko babidutegeka, kandi nubwo tuba twemerewe gukora kuri telefone z'abakiriya kugira ngo tutabanduza iyo coronavirus. Hanyuma se ko ga zituma iyo umuntu yambaye ga uba ushobora gusanga hazamo icyokere bitewe n'uko ga zikunda kuba zimeze nk'aho ari amashashi, nta mwe muba mwumva nta kintu bibabangamiraho, cyangwa hari uburyo ki, cyangwa hari ga MTN ishobora kuba yarabahaye mu rwego rwo kugira ngo murusheho kurwanya kino cyorezo? Kugeza ubu ngubu nta ga MTN iraduha, ariko nk'uko tubibona izi ga kugira zigira ikibazo ziba zifite garanti y'amasaha 8. Ivanga amasaha 8 yashize ga turahindura tukambara izindi. Hanyuma ni iki cyumva wowe kwirinda coronavirus, ni iki ubiziho, ni iki gikorwa kugira ngo umuntu yirinde coronavirus? Icyo nzi cyo ni ugukaraba intoki kenshi cyane ku munsi, tukirinda gukoranaho. Nitwa Edouard mujyi wa Gasanze, Hanyuma Edouard, hari ikibazo mu rwego rwo gukomeza kwirinda coronavirus cyangwa se COVID-19, nkamwe nk'abacuruzi ubundi ni nkawe nk'umucuruzi ni izihe ngamba wafashe? Nafashe n'ubwo mbere yo kwinjira aho dukorera abanza gukaraba intoki, cya kabiri ukagira isuku ahantu nawe tuye, cya gatatu ukareba ko nta muntu ushaka kuza aturutse ahandi hantu cyangwa hanze akoresha kuba yakwanduza indwara y'ubuvuzi. Hanyuma muri izo ngamba zose mwafashe mubona ari izihe mpinduka zaba zihari mu bucuruzi mwakoraga umunsi ku munsi? Impinduka ni urugendo rw'abantu, kubera ko hagenda haza umwe kandi ubukene bwarateye kubera kubura amafaranga, ko tugurira n'abantu baba bapagashije baturutse hirya no hino, kuko iyo ducuruza detaye izo nizo mpinduka zabayeho. Hanyuma mubona iki cyorezo kiramutse gifashe indi ntera bikaba byava ku byumweru 2 by'akato bikagera nko ku kwezi, mubona ari izihe ngaruka byateza? Abantu bakicwa n'inzara, abantu bagira ibibazo byo kubura byo gutunga abana, ibintu nk'ibyo ngibyo ntibyabura. Ku ruhande rw'ubuyobozi buvuga ko barimo gushishikariza abaturage kuguma mu rugo, ndetse abaturage babishoboye batangiye kwishyira hamwe bafungurira abari bazwi nka nyakabyizi, nk'uko bigarukwaho n'umuyobozi nshingwabikorwa w'akagari ka Gasanze. Muri makeya muri rusange nk'uko no mu bice byose by'igihugu byifashe, abaturage turimo kubashishikariza kuguma mu ngo, akaba ariho birindira, bakareka ingendo, bakareka gukomeza gucaracara, umuntu akava mu rugo nibura agiye nko guhaha. Kandi abacuruzi turi kubashishikariza ko abakiriya barimo kwakira bagomba kubahiriza intera ya metero 1 hagati y'umukiriya n'undi, ndetse no ku migezi aho abantu barimo kujya kuvoma nuko nguko turimo kugerageza kubikora. Hanyuma ku byerekeranye n'ikibazo cy'inzara bwo abaturage rwose bahumure, n'ubu tubirimo. Hari abatangiye kwikusanya, nk'umudugudu wa Nyakabungo umajije gukusanya inkunga, bamajije gufungurira abantu 46 muri babandi ba nyakabyizi batungwaga no gusohoka mu ngo bakarya ari uko bavuye mu rugo. No mu yindi midugudu barimo kwikusanya kugira ngo barebe ko babagezaho amafunguro agizwe n'ibishyimbo, kawunga, ifu y'ubugari, gutyo. Nk'ibisanzwe rero rwose iki cyorezo nta bundi buryo bwakoreshwa usibye kuguma mu rugo, kandi abantu bakagira isuku, bagakaraba intoki n'amazi n'isabune. Ukurikije wenda urujya n'uruza rw'abantu bari mu muhanda, ese murimo bukaza ngamba ki
zo kugira ngo urujya n'uruza rw'abantu barimo gukomeza kugaragara mu muhanda wenda bitwaje ko bagiye guhaha, ni iyihe protokole yakoreshwa kugira ngo byibuze urujya n'uruza rugabanyuke? Buri gitondo turi kuzindukira ku mihanda, cyane cyane umuhanda utugoye cyane ni uduhuza na Batsinda, uduhuza na Kinyinya hano Kagugu, kuko harimo amagare menshi apakiye ibyo kurya, isombe, ibijumba, bavuga ko babijyanye mu isoko rya Batsinda. Harimo abaturage benshi barimo kuvuga ko bagiye guhahira Batsinda. Kenshi rero turimo kubasaba kugaruka ngo bahahire iwacu, gusa nyine hari abakigorana, bamusaba uti subira mu rugo ujye guhahira hafi, akakumvisha yuko ibyo akeneye wenda hakurya ariho ari bubibone. Ariko tukabagira inama, nibura nk'umuntu ufite impamvu ifatika dushobora kumurekura akambuka akagenda. Bituma bari kujya kwa muganga, bari kujya kwivuza. Hari abafite ikibazo cy'amabanke adakorera hano muri uyu murenge wacu, abo nabo turimo kubasaba ko bakoresha ibyangombwa mu mudugudu wabo, hanyuma nk'umuntu ufite impamvu yumvikana turi kumurekaho akagenda. Ariko nabwo ntabwo bikwiriye, bibaye byiza hakabaho kuno guhuza banke na telefone, ku buryo umuntu aho ari yagerageza akegera umu agenti, kuko abagenti bo barahari, akaba yamufasha hatabayeho urujya n'uruza, kuko n'ubundi biragoye kuva Nduba ujya Nyabugogo cyangwa se ujya mu mujyi ngo ugiye ku Mwarimu Sacco. Nibo benshi turimo guhura nabo, ni abarimu ngo bakorana na banki Umwarimu Sacco, abandi ni abakorana na za I&M banki na za KSB. ngo urwo urujya n'uruza turimo guhura narwo. Hanyuma abari kuva Kinyinya ngo baje ngo gufata amafunguro y'abavandimwe babo babemereye hano, turi kubasaba ko abo babemereye bamanuka bagahurira hafi aho, bagahita bambuka bagasubira mu rugo, hanyuma n'uwacu agasubira mu rugo. Ariko biragoye kwigisha ni uguhozaho, niyo mpamvu buri kanya turi ku muhanda dufatanyije n'abakora irondo ry'umwuga na komite nyobozi y'umudugudu ndetse n'umurenge. Inzego z'umutekano n'abakozi b'umurenge bari kumanuka bakaza kudufasha. Ni ubukangurambaga tumazemo iminsi n'ubu turimo, kugira ngo turebe ko rwose abantu bagerageza kuguma mu rugo, kuko nibwo buryo bwonyine tubona bushoboka mu rwego rwo gukumira iki cyorezo cya korona. Hanyuma muri uno mubare w'abantu 50 tugezeho kuri uno munsi, hari umuntu wo muri Gasanze cyangwa se muri Batsinda waba wari wagaragaramo wanduye icyo cyorezo? Kugeza ubu ngubu abantu bamajije kujyanwa kwa muganga ntago turamenya rezilita zabo, kuko muri ino mibare 50 ntago batangaza amazina. Ariko mu kagari ka Gasanze hari abantu bagera kuri 4. Abaturage baragirwa inama zo gukomeza kuguma mu rugo, kuko ari byo bizatabara ubuzima bwa benshi hatabayeho guhura n'abantu batandukanye. Ndetse abaturage bakagira isuku, bagakaraba amazi meza n'isabune kenshi gashoboka, kugira ngo bakomeze guhashya iki cyorezo cyugarije isi.